uzamugeza mu ijuru. Numvaga nyine ariko maze kumenya ubutumwa bwiza rero ndavuga niba data we rwa rukundo rwiza nta ruhari nubwo yubaha nubwo ajya gute kandi nkumva kumubwiriza ari mu dini mu kipasitoro nabwo ntazabona uko mucengerana ngo mubwire ariko nishimiye Imana icyo kintu Imana ikimve ndacyishimiye cyane. Rero maze nanjye imyaka ikabakaba 10 maze kumenya ubutumwa bwiza nabaga kuri sheri nyine nari ndimo kuganira na mama yafite ukuntu izi nsengero zose ziri hano mu gace k'uyu mujyi wa Kigali usibye Gakinjiro na Gasave ahandi mu bantu bubatse ndimo no kuri sheri ndibuka twubaka rwa rusengero nari maze iminsi 2 mbyaye njya kubaka gusunika amabuye yo gukora fondasiyo nibuka ziriya nsengero zose izi nsengero zose nazikozeho. Hanyuma rero noneho twarimo gutekereza ukuntu umuntu akora agira ngo arakorera Imana kandi atariyo. Rero nashimye Imana yo mu ijuru yampaye ubugingo buhoraho. Nari ndi mu mirimo myinshi nyine yo mu rusengero, ndi umuyobozi w'abadamu, ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa, ndi umudiyakoni usengeye, ndi umuntu w'imbere mu bapasiteri nkinjirayo rwose twarasangiraga. Hanyuma ariko umutima wanjye wahoraga unshinja nkumva nta juru mfite. Najyaga ahantu kubwiriza abantu bakitonda nyine bakavuga ati yemwe bantu mufite ibibazo mubyigize hafi Imana yahageze. Ati hano umukozi w'Imana tiramutumye ati buri wese. Hanyuma rero babivuga nabyumva umutima wanjye nkumva urushijeho kubabara. Avuga ni buriya barimo baragira ngo nzirare hanyuma ndamarare nzabura ijuru kuko numvaga nta juru mfite. Nubwo nahanuraga, nubwo nabwirizaga ubutumwa bwiza, nubwo narondoraga abantu, nubwo nakoraga ibyo ngibyo, nkumva nta bugingo mfite. Noneho ikintu kimwe cyantangaje gihe rero ikintu kindi shima Imana na ubu ngubu namenye ubwami bubiri bukorera mu bantu kandi bwose bakabwita Imana. Ubwami twarimo ntabwo bwari ubw'Imana, ahubwo burya Adamu na Eva bariye ku giti ngo kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Muri ibyo bintu rero byombi biragendana, icyiza n'ikibi byose ni ibintu byavuye ku kutumvira Imana. Noneho rero abantu iyo bajyana ibiryo kwa muganga bambika abantu imyenda babasura mu ngo bagira gute burya baba bazi ko barimo gukorera Imana, ariko ni cya cyiza cya rwa rubuto b'abantu bariye hanyuma tukitirirwa gukiranirwa kwabo twese. Noneho rero ngewe ubundi ntabwo nigeraga mba mu rusengero, ntabwo nigeraga ntegura ngo ndigisha abantu ngo ndabwiriza iki n'iki reka da, ahubwo nararyamaga nasinzira nkarota ikintu cyangwa nkumva nkitekereje ako kanya nkigera mu rusengero. Sinajyaga ntegura rero ibintu byanzagamo nk'ubuhanuzi hanyuma nkabibwira abantu. Nyine nari mfite imigani myinshi mbacira ijyanye n'ubwo butumwa twavugaga, noneho abantu bose bakihana nyine bakikubita hasi ngo neretswe. Kandi koko hari ibintu byabaga bijimije cyane ukavuga ko uti koko ubu n'ubutumwa bwiza. Njya nibuka ukuntu nagenderewe mu nzozi mbwirwa ngo burya rya jambo riri muri Matayo rivuga ngo urukungu mu masaka. Noneho uwambwiraga ndyamye arambwira ngo rero ngo mu murima w'amasaka ngo harimo n'ibindi bintu bibamo ngo kandi bitigeze bishyirwa muri iki gitabo. Igihe nkibitekereza mpita mbwirwa n'uwo ngo wamwe n'iryo jwi ryambwiraga ko habamo igihemba n'opfu hakabamo n'umusigati, nabyo biba mu murima mu masaka. Atangiye kunganiriza rero ibyo bintu n'uburyo bigereranywa n'abakristo ahantu hose nabyigishaga. Baravugaga batayiwe ongera turambikeho ibindi biganza ati neza urumva. Noneho rero kandi koko mu nyigisho z'icyo gihe byabaga bijimije. Niba inopfu ari akantu kazamuka gafite umweru mwiza kameze nk'icaki
noneho uko gakura kakagenda kiyorosoraho kakahu k'inyuma, karangiza imbere mu nopfu yamaze gusambura hazamo urunyo ziba zirimo n'udukoko tuguruka tw'udusimba, utwo tuntu tubamo. Mutekereje ndavuga nti turimo. Uwambwiraga rero arambwira ati ni abakristo baje mu itorero bazanywe n'ikintu runaka cyangwa bakurikiye bene wabo, hari n'abacumbika ahantu kubera ko basengera muri ADPR bakaza nabo ariko batazanywe n'ikindi kintu. Arambwira ati rero burya wa muntu iyo yinjiye aba ari umutagatifu umeze nka kaka nopfu keza. Hanyuma uko agenda akura abonye icyamuzanye cyangwa kibuze, wa muntu ahita agaragaza ibya bisimba bimurimo. Abantu bose bavuga ati harya natangiye ntamwe akanyabonga tumenya niko naje koko, urumva wazanywe n'amafaranga, wazanywe n'abagabo, wazanywe n'abasore n'ibintu nk'ibyo nyine, bakavuga bati watumwe n'Imana. Maze gukizwa, maze kwakira ubutumwa bwiza, nibwo nahishuriwe bya bintu, mishurirwa amacenga arimo. Ndavuga nti nanjye wabivugaga, nanjye nuko naje ni nako impuzo zagaragaye. Nanjye nari mfite inyo. Noneho ikintu cyari kindiho, cyari ikintu ubwa mbere ijwi ryarambwiye ngo mu ijuru nta munzani w'ibyaha ubamo, ngo icyaha cyose imbere y'Imana kirangana, cyarimbura umuntu. Ndavuga nti ariko ibyo nibyo, nubwo waba wangana mu mutima ntawe ubireba, cyakurimbura. Ariko namara igihe cyose namara gutekereza ibyo bintu, nyuma yabyo se ndumva koko nta munzani, nyuma yo kuba se nta munzani bizagenda gute? Amahirwe dufite yo kurigeramo se nayaye? Nkumva nta mahirwe mfite yo kujya mu ijuru nubwo nakoraga ibyo byose. Nangaga umuntu nkinirira rero umbwira ibintu nk'ibyo. Nuko rero nabaye mu idini, nigisha gutyo, mbana n'uwo mwuka umeze gutyo. Hanyuma rero ngeze aho mbura amahoro, umutima wanjye urahagarara, numva sinshaka kwinjira mu rusengero. Ndibuka rimwe hari kuri bonane tugomba gukenyera ababyeyi, tukajyana ibiseke byo gushima Imana, kandi tugira n'amagambo tuvuga, buri wese avuga cyangwa bagaha umuntu umwe mu bo bahaga ijambo nari ndimo, uri buvugire wenda ababyeyi muri rusange bitewe n'abantu benshi bashimye. Ariko uwo munsi ndavuga nti ntabwo njyayo, sindi bukarabe, sindi burye, sindi bugire gute. Numva nafashe umwanzuro, ndavuga nti Imana ko numva nenda kurimbuka, nkumva umutima wanjye uko ya forme y'umutima uko imeze, nkumva ndimo ndawumva aha, kandi nkumva urimo urajagatamo nk'inyo, kandi nkumva ndi bukorore rimwe ngucire. Ndavuga nti se Mana, uyu mutima ni ngukorora nkawucira, ndakomeza ngende cyangwa biraba birangiye? Nashakaga ko birangira, we ambwira ati biraba birangiye, nkiruka nkajya kuwukorora nageze mu rugo. Hanyuma rero umutima urandya, numva urabyimbye, numva urumvikana, numva urimo inyo nyinshi, numva ngiye kuwucira. Ariko ngatekereza Imana, icyaha nakoze ko natura, nabera icyaha cyose uko cyaba kingana kose nacyatura, nubwo naba ndi kumwe n'abana, nabaga ndi mu rubyiruko nkatura, nabaga ndi mu babyeyi nkatura, kugira ngo numve mbonye amahoro. Ndabibura. Hanyuma rero nibwo nafashe inzira njya mu butayu bwitwa Isamuduha. Ndavuga nti Imana, nje kuryama aha, ni kuri bonane, abana banjye nibarya ibijumba, niba ari ibiki sinzi ibintu twari twatetse. Ndavuga nti babirye, simpari, sinshaka no kubireba. Numvaga ibintu byose nabizinutswe, kuko nashatse Imana muri iyo mirimo yanjye sinayibona, ahubwo nkumva ndarushaho kubyimba no kumva ngiye kurimbuka. Hanyuma ngeze mu butayu mpasanga muhanuzi w'ingo w'Icyangugu, arambwira ati se uje hano kuryama, watashye ukajya kugabura abana, ko Imana yaguhaye ubugingo, ko niyo yakwima ibindi ariko ubugingo burabufite. Ndavuga nti wumva ni shitani yankurikiye. Ndarumva shitani yankurikiye, genda umva nenda kuwucira, yarangize kavuga ngo mfite ubugingo. Ndavuga nti ngo urashaka ko ngusengera, ngo ngwino hano. Wansengeye ndaha ko numva ntashaka kugenda. Ati irorerere, inyungu ni wowe waruzifite. Ngeze aho ndakamba mu byatsi, ndamwegera, nuko ambwira utuntu twinshi, ngo uzakira cyane, ngo teri imodoka imbere yawe, ngo teri ibintu nk'ibyo. Numvaga ntagishaka kumva. Hanyuma rero ndangije numva ntibinyuze, nyine twarahavuye buracya, ndongera ndahagaruka. Nibwo nahuye n'abavuga butumwa bw'ubutumwa bwiza,
kandi nabo babanje kumbwira ibyo ngo Imana ngo yaguhaye ijuru, ngo Imana ngo uragukunda cyane, ngo uzaba umukire cyane. Ndavuga nti wumva ibintu abantu baza kumbwira, ndifatira umwanzuro wo kuzajya njye mu gihuru cya jyenyine kugeza igihe nzumva umutima wanjye ubohotse. Hanyuma rero ariko bageze aho ikintu cyankijije, nagiye kumva numva ijwi rimbwiye, bambe umwigisha wigishaga witwa Eric aravuga ati ariko ugira ngo kwatura ibyaha nibyo bijyana umuntu mu ijuru. Ndavuga ntumva umuyobe hano hirya niba abantu bahanuraga n'abayobe disi. Nta kindi kintu gituma umuntu ajya mu ijuru kereka kwatura, kandi Bibiliya yaravuze ngo mwaturirane ibyaha kugira ngo mukizwe. Nubwo zagakiza kandi kaba kavuye hetero kwatura. Ngenda tutaganiriye, ariko nyuma ngarutse hashize nk'iminsi 3 ngarutse nsanga nanone barahari. Ndavuga niye mwe bahungiza Imana ndababonye koko, nimumbaore mubwire ejo bundi waranshutse ngo kwatura ibyaha ngo ntabwo ari byo bijyana umuntu mu ijuru. Baraseka rero barangije barambwira bati ariko ntabwo ari ibyo. Ndavuga ni muragatsindwa, mwarayibye muvane Bibiliya mu gishanga mujyane iwanyu mujye kubeshya abantu bo hirya, kuko umuntu atatuye ntashobora kubaho. Ariko bamaze kunsobanurira icyantangaje, bamaze kunsobanurira banyeretse ukuntu Imana yiyunze n'abari mu isi itakibabaraho ibyaha, banyeretse ko utigeze kumenya icyaha ari we wahindutse icyaha agiye nkahinduka gukiranuka kw'Imana, maze kubona ko Imana ubwayo yivugiye yuko ibyaha byacu n'ubugome bwacu itazabyibuka ukundi. Hepfo akavuga ngo ubwo bimeze gutyo rero ntakiriho gutamba ibitambo by'ibyaha. Arambaza ati ubwo se wowe uracyabitamba? Rero ntabwo uri mu ruhande rw'Imana, ahubwo uri mu ruhande wenda rw'idini yawe cyangwa se mu bandi musengana. Ndavuga nta kumenya byabe nari byo, hega banze numva uko nagendaga bigisha numva ntagarutse ko ibi bintu wabona ari byo. Kandi uko banyigishaga sinari imeze nka cyagiye nabaga mu materaniro ndimo kwigisha abantu, ndimo guhanura, ndimo kurondora abantu, ndimo kwerekwa, ahubwo nkumva mu mutima noneho ndimo ndaruhuka, nkumva hari ibintu birimo kumvaho vuga ni yego rata nicyagiye ariko uzi ko cyagiye koko nibagiwe ibyarengaho. Baravuga ngo nta munsi hano wayo ngo niba utari yo se abantu bose bakabakora ibyaha, ubuse tuzajyanwayo niki? Nkumva bampaye igisubizo ko Imana yiyunze natwe itakibaraho ibicumuro. Hanyuma rero ndavuga ntiwe ndabyumvise, noneho baranyigisha tukagira amateraniro yo ku cyumweru n'umugoroba. Ari mu huye mwaka mu 2011. Ubu ngubu ni imyaka 9 maze numva ubutumwa bwiza, ndimo ndasatira kugera mu wa 10. Hanyuma rero ndangije ndakomeza ndabikurikirana, ariko nkumva itandukaniro ry'ibyo nabagamo n'ibi ngibi. Nkumva nubwo badasakuza cyane, nubwo batikaraga, nubwo batavuga ngo buzi umwuka wera, ngo nubwo batavuga, nkumva ahubwo nibyo birimo kunyomora wa mutima urimo ibintu bimeze nk'inyo bijagata. Nkumva ahubwo uragenda usubira mu gitereko, nkumva hari ibyiringiro. Ngiye niyo ntarimbutse, iyo narya rimwe ku munsi, niyo nkumva ntacyo bintwaye. Wese ubundi abarya inshuro nyinshi ntibarenga bagapfa. Nkumva umutima wanjye ndimo ndawuhumuriza, tukarihumura rata ntacyo tukibaye ngira ngo. Hanyuma rero bagenda ariko bampata kunyigisha, maze kumenya ubutumwa bwiza rero ntangira gutekereza nabona Imana nyagasani, abantu nirirwaga nshuka, abantu nirirwaga mbwira ibintu by'ibyaha, abantu nirirwaga noneho ndababwira ngo nkumva mfite ishyaka ryo kujisubira mu rusengero kujya kubivuga. Ariko namara nko kwinjira kuko nayoboraga icyumba cyo kuwa 4, natangira nko kujya kubivuga, nkumva hari imbaraga zimbuza usigaho, uziko dutinya kujya inyuma y'itorero ngo bataduca, umuntu ngo yapfa ngo akapfa ngo atabonye ubugingo, sinzi utuntu bashyiragamo. Noneho nkatinya, ariko ngeze aho sinzi umunsi umwe navudutse mvuga ntazungiye n'imbaraga zimfashe. Ndavuga nti rero mumenye neza ko Imana yiyunze n'abantu ntawe ikibaraho ibyaha. Ibyaha ahubwo kereka niba wahemukiye mugenzi wawe musange umusaba imbabazi. Impamvu mufite uburyarya nuko uzi ko Imana mutarimo kurebana imbona nkubone, nawe wayihemukiye ukabona ko muri burebane gutya, wavuga uti reka nigendere tanshishamo intuza, urumva ugahita uyihunga. Impamvu rero wiryariye mu Mana mbabarire nuko uzi kuri hirya y'amabati kure itazakubaza ngo prashe ngo wagize cyangwa ngo cyagihe se ngo bya bindi se. Reka rero n'uburyarya
Imana impa amagambo meza agaragaza ukuntu abantu ari indyarya, kandi mbikurije mu ijambo Yesu yajyaga abwira abafarisayo, aravuga ati mwandyarya mwe muzi abafarisayo muzabona ishyano, kubera ko inyuma y'ibituro muhasiga ingwa, ariko imbere haba harimo ibintu by'inyo, ibintu binuka by'umunuko ukomeye, kubera ko barigishaga nyine bakagaragaza ubwiza bw'inyuma, ariko aribo bacana ibico, aribo bagambanirana, aribo bakora biriya. Ndavuga nti rero niba hano hari umuntu waba warafashe umwana w'umuntu akamusambanya, yarangiza akamutera inda akamwihakana, yarangiza akajya mu butayu agasaba Imana imbabazi, izo mbabazi ntazo yabonye, kuko nyiri umwana cyangwa umwana wahemukiye niwe ukwiye kumusisaba, kuki umuca iruhande ukajya kuzisaba? Mugane ngo ariko ngo nyine ariko piraje ngo usengera mu bakoreya kuko bamwe bajyaga kwiga icyongereza nyine bari barumvise ubwo butumwa bw'imbabazi Imana yatanze. Hanyuma rero ndavuga ntoya, ariko nimureke dusobanura ijambo uko riri, nimureke turivuge neza. Niba Imana nta rubanzi kubaraho ikakubwira ngo mu rwawe ruhande ugerageze kuba wite kubana n'abantu bose amahoro, ukaba udashaka kubana n'abantu bose amahoro, cyane cyane abo wahemukiye, ahubwo ugashaka ko wiherera n'Imana, mu nsengere mu ntangire iki cyifuzo kandi uwo bafitanye ikibazo bari kumwe. Rero ibyo bintu numva ndabisobanukiwe nanjye, numva koko za mbabazi ntabwo zijyana umuntu mu ijuru, numva koko n'ibya nyirarureshwa, numva n'iby'idini gusa. Hanyuma ndangije ndavuga nti rero ibi bintu ntago nabibamo, nzu uburyarya byarambihiye kuruta uko wa mutima wari umeze, birambihira ibyo navugaga, birambihira bya bindi nerekwaga